rubyiruko rw'ibudembe babyeyi bimurera namwe abicyuza tutibagiwe ingo z'inyarweya uburenganzira bw'abana imirire myiza ubuzima bw'imyororokere imibanire myiza mu ngo tubigira imihigo umurage 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 umurage. Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembe rurabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarweya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. None se Pangara, ko mbona igihe utamfashije Safari? Safari sura mukuru mukecuru. Ubu ntiyageze ku ishuri kare. Ahore, kandi nari narayembwiye nyina ko ndi buzinduke nza kumureba ko yaramutse no kumwunga. Reka yagiye kare. Ubwo yumvisha ko ari ukumwungana warabikwepa nyine. Ayobewe ikisi. Ibaze nawe. Ese kagiye ku ishuri gate koko? Reka yagiye. Hako nanjye simbizi sinari mpari. Dore usanze nanjye aribwo nkigera aha ngaha rwose. Ego nyina w'abari. Yagiye. Ngo nibwo ukigera aha ngaha? Warahembe Pangara. Ku buryo utahuzindutse. Aha, yewe mukecuru ndarengana da. Niviriye ku isoko nari nazindukanye ibitoki. Ntiwumva arata? Nkabona ko kanyamuneza waramukanye. Akaye kanyamuneza se. Wakubwira ukuntu ibitoki nta mafaranga bikigira. Byarasabagiye basigaye baduha urusenda. Nta kigenda rwose. Aha. Ibudembe ho byarabuze. Ufite igitoki abakomeye cyane. Ariko wari wanazindutse niyo yayo. Natanguranurwa na Mirindi. Ngo abirangure kuko ajye muri Budembe. Ahubwo nari nzi ko nsanga Saverina yabyutse ngahita nsubirayo. None reba. Ayiwe, mama se ahubwo yabaye amahoro ko mbona yaryamiriye cyane. Yewe, yego twararanya gasamusamu. Ariko siyo mpamvu yatuma ashaka kubunyiriza. Oya sigaranye ubunebwe budasanzwe. Asigaye ari umunebwe rwose. Ndi nyina ariko nubona ari umunebwe sinzamushyigikira pe. Uzamundekere rwose. Saverina. Yewe Pangara. Erega Saverina rwose mbona ntazi ukuntu ameze. Nako umukobwa wanjye afite ikibazo. Reka. Ikibazo bwoko kisuretse ubunebwe. Oya. Ikibazo. Bisanzwe. Ugomba kujya umworohera. Ubwo mbona atari gusa pe. Kuti kimukecuru. Yabuze kisa cyangwa yabaye. Utwita n'ibyo bihindutse uburwayi. None se ntubona ko kuva hasa Miriya ndaribwo atangiye kugira ibibazo? Ibihe bibazo ko kuri kumwe. Ibi bibazo ntabona tubana umunsi ku wundi ni ibihe ko mukecuru. Ni ibi uri kuvuga. Ubu n'ubunebwe busanzwe nta kindi. Pangara, ubwo ntubona ko ukwiriyandikura ariko agenda arushaho kugira icyaka? Kandi atarabyigeze kunda ya Safari ni ya Fisi. Nyamara ushatse wacungira hafi. Cyakora buryo umugore wanjye asigaye yaratwariye inzoga. Kandi atanakunda kurya bwarantunguye kandi burampangayikishije pe. Ntabwo bisanzwe. Naho rero nutareba neza uzabisama byarasandaye. Ye baba we Pangara ese waramutse? Sinamutse. Waramutse mama. Waramutse neza Saveri. Waramutse utese mwana wa. Dananiwe. Reba ukuntu wankereje. Mbabarira ndebere rwose. Pangara nukumba barera rwose. Ya rwose ntabwo. Nukumba barera sinema igihe bwakereye. Ndumva je nta nibiryo nshaka pe. Unyumvire. Ariko Saveri. Sinumva ukuntu warari inzoga. Ukaba udashaka no kurya. Ubu nutucisha inzara uwo mwana utwite koko. Ubwo urumva ibyo ari byo. Pangara. Reka kumucyocora. Mucyocora se gute? Wibuka ibyo tumaze kuvugana. Ahubwo si ibyo biryo biri hengo mbibashyuhirize. Ibyo surabikura he? Mama. Ikitwa ikirayi rwose narakizinutswe pe. Unyumvire. Ahubwo ndumva nahekenya akajumba cyangwa agatoki yewe. Cyangwa se nkibonera kagwa ibindi akijyanira. Wa mugani wa mukecuru ibyawe ntibisanzwe. Ibyawe ntibisanzwe rwose. Ibintu rwose ngiye kubihagurukira. Ngiye kugenzura neza niba ibyo bambwiye ari byo. Nzabibabwira maze kugenzura Saverina neza. Ese ibyo uvuga ni ibiki mama? Ugiye kungenzura? Nagize nte? Ewe kirashyushye ariko ndumva aya masaka bagishigishemo rwose aryoshye. Niko Davi
karame nawe nongere ngo usukiremo se kiranurira rwose. ariko igikoma ndumva nta n'icyo nshaka. inywere ndumva nta mbaraga pe. awe uriya mwana yarampitanye. ariko rero aka kana nako kavukanye tuba duke ntikaberanye n'umugabo nkange ya besi rwose. wagira ngo sakange rwose ubanza ari ako wahashye. kwa muganga se ntibatubwiye impamvu? ariko babeshya. hanyuma rero Daviya, karame iki gikoma ni ukujya mumbekeraho ndumva kiryoshye cyane. ariko nawe urasetsa koko. cya gikombe kinini cya purasitike kimwe gitukura mugashyiramo mukuzuza mukanshyira ku ruhande. awe mpagurutse njye kwirebera akana kanjye ndabona gakangutse. kwa Yabesi muri aho? muraho cyo mumeze mute? ni amahoro? ni amahoro. inka yo baguza ni nziza. ni kwebe uri kunywa igikoma koko? muri aho madamu? muraho cyuho. mukomere mukomere. icyuma rero iki gikoma cyakoze ifu gishima amasaka yagishigishwemo rwose. nawe wagotomera da wakimira kiraryoshye ni kizima rwose. singaho igikoma ndicyuma kabisa. singaho mu gikoma ndicyogore kwa rubaguza. ko nta gatege madamu. Yabe kuri mugore mbone nta kabaraga. aho rero mucuza igikoma Yabe. nta gikunda ryawe ry'igikoma. reka ahubwo njye kwirebera akana kari kurira. niko ngo harya mwabyaye umukobwa. genda umurebe mada, genda urebe ako kana. naho ubundi ndakumva. twabyaye umukobwa da. utumvuge ngo mwongere ikimaze gukura ukomeje ntabwo unywa ku gikoma. shasha wagotomeye ko kiryoshye. uretse nanjye n'abahungu banjye abo nabyaye bwose bakiri bato bakiri impinja nta mwana wanjye wigeze mu gikoma rwose. namukubita gikatsi akarwana nacyo kugeza kuze umukenke ugatangira ukanyarira iryinyo mpaka. reka somaho wumve da. inama imwe rwose urahita wumva uburyohe bw'amasaka ho kwa Yabesi. somaho wumve. karakara winsuzugura sha naso ntiyigeze nkamenya mu kitozi. niko Yabe ngo wabyaye umukobwa ho gacwa we. amaze nawe kumva ko nta kibazo koko kubyara abakobwa gusa. none se ndihacyo nzajye mu nda ya Daviya. menya ubwenge. abakobwa nabo ntacyo. ubu si yo hatavuka nyoko cyo muba waratwiswe nande. yewe Yabesi nyarweya yose yagusitse. abantu bose bumiye ngo uranzu aho niye urahoniye ubaye igihone uciye umuryango. ariko nyabo usiko barimo kuvuga ngo ushobora no gutera umwaka akarere kacu kose ntikazigere kagwamo imvura. umva birazwi rwose ko iyo ari umuntu ubyara mu mwana wa kabiri akaza ari uwa kabiri akurikira undi mukobwa imvura ihita isubirayo. ziba ari ishyano rwose. ni nko kubyaza igisabo cyangwa kumena ityazo. utanyweye amasubyo rero nawe neza neza ejo urakenyutse nkabona shaho nk'igikoma Yabesi. ibyo bintu kubidondoreka sinumva aho bihuriye pe. ndimo gutegura umuhango wo kwita umwana izina. habisigawe iyo mihango yo kwita izina umukobwa yavuyeho kera nta mukobwa ukitwa izina. ikuweho nande uramwita inyarweye yose. ibyo byaracitse rwose. umutware ibihangamanywa niwe rwose wabiteye ishoti abatera umugeni arabihangamura. ibihangamanywa umutware wacu ndakubeshyera iki. hanyuma se ubwo bikazagenda bite? dore uko bigenda Yabesi. izo soni nyine ugira isoni ukihangana kuko ari uwawe wabyaye ukagira ucya mu ijoro wowe na nyina mama wawe utemwise nyina bapfa kurera. ni guto bimeze nta kundi byagenda. ariko cyo nyina bapfa kurera ngo isone mu buriri. ariko kucyurema inkuru ukayibara nkaho ari ukuri koko. umva ahubwo nkubwire iki se ugira inama isumba izindi. kwivugana inkumi ukayitikura ukazana igisyo ukagihagarika muri iyi nzu rwose ugiye gucaho umuryango rwose. nkazana undi mugore se. ese ko mbona mushobora magura intoki ayo mafi muri mu biki murakandakanda iyo ni imineke. amafi ayahe mafi se ubwo kurabona hari ikintu tuzaniye. iki ubu ntacyo mbazaniye. ese marigarita mbona ukambije agahanga ubaye iki ukaba yunditse nk'igicu. ngo marigaki? ni marigarita se. nitwa mariga urumva icyo kibanza kimenya. marigo mbonye ibindi kandi bisi no kurakara gusa. aha nta kintu kirimo nawe urabibona.
ese ubu ntibaze utu ni two dufi wirwa wiratana ahantu hose mfite amafi aya ni nk'umuryango njye ntabwo nadufata nizi hano ku kiyaga rwose wamenyereye kunsonde kutuzana mu rugo ntabwo nadufata yewe reka tuba turananuka cyane ariko ubundi waya nizi kandi mwabagore mugende basunikira mu kiyaga ubwo muzi imbaraga tuba twantwaye ariko utuse mwatubyara ariko gasake ntiwiyemera koko nanjye nkagusunikira uzasunikiramo umugore wawe wihinduriye agatabo kayoharifu ubundi se ese ubundi harya no gukubitwa hejuru y'utudutinde tw'udufi umva utudufi tungana gutya ari twabonye abana bawe barya koko gasa kandi uwo mugore sinzi icyo nshakaho uzi ko ubona kuzibura egira nkwereka ariko mukunda n'amahane ariko si ubwo nyikura muziza ko kubwije ukuri kuki mwanga ukuri kurabarika mbese kwama ngaho zijonjore nanjye ndebe umva nanjye ubu nitegereje nabuze iyo ntoranya niyo ndeka ariko mwajye mureka gute n'abahinzi se hanyuma njye gupimisha iki muri koperative ariko muzi ko hano itegeko ari ugupimisha ikindi kandi niho dukura amafaranga tugasoma agacupa gasaba rwose marigo njye ntazafata nta fiza nta mafaranga njyana atakura utu tuntu marigo izireke ntugire n'izugura erega natwe twaje ku kiyaga kandi ziba zihari nini ndetse nimuzireke maze mwe mu mpimi ngo tuguhimye gasa ngo tuguhimye kandi ukomeje kurendera nyamugore we ubu jye nakuvuze nirye nimare nuza hano utangire kuntesha umutwe y'amashogoshere mu gihe hariya muri koperative nanjye reka nigiye kwitunganyiriza ubugari bw'abarundi dansi nawe nimba uri umugabo ngaho genda urabizi ushaka ariko se dansi kuki uriya mugabo watakubaha urabona ukuntu ajyanye reba uko arenga hariya n'umujinya nk'uw'intare marigo niko tubanye none si ubwo ko nakora iki ngo njyemo nanjye ndobe koko ese ubundi hari n'ibyo nigeze kumva yivugisha mu byo guteka ngo ubugari noneho wamuhaye iyo nkono aha ngo ni resitora y'ubugari nifa atekera abarobyi ukagira imana ariko abantu barya nabi n'uriya mwanda nabonye koko se buriya arateka abantu bakarya ariko nasi umva ntabwo umwana nagira nawe ntakurikije ndebera nk'uko gusa nakora nyamara rero ni umuntu ukora hano ku kiyaga kubera abarobyi n'ibyo bata mu mazi ariko se dansi ubundi wowe uba wakarabye koko ngeze ukuri ko numva hari akantu kaguturukamo kanuka ni iki koko ngo ngukimarigo jyewe ngo akanuko kanurukaho jyewe koko marigo nubwo naje ntakarabye ntabwo nuka kandi nawe urabizi umubyara wanjye nta muntu w'iwacu wapfuye nuka nyamara ni uko umuntu avuga ntimufatire nuko abivuze dore uragira utyo ukazamura akaboko nkumva ikintu cy'icyuka uzi ko wagira ngo ufite intumbi y'imbeba nko mu kwaha umva tuva hano baradapfa kuba duhagaze hirya mu gatoki reka ahubwo twegere koperative ariko si ubundi kuko dasi uriya mugabo wawe wiriwe hano arataha ukabasha kumufumbata koko ariko marigo urasetsa cyangwa utererwa agashyuhe mu ihuru ngo akabeho nijoro kaza uramupfumbata gusa se ko ahubwo umwinjira nko wese ngo ukamwinjiramo ariho dasi ubwo se ntunukirwe ngo umunyamuzuru yawe yarazibyiye wumva mbese unukirwe utese ubu se bose ntibahora iwawe ujye wakira umva rero ni ugushaka amafaranga byihoreye ahubwo se mbwira ukuntu mwabyaye umwana wa mbere mukabyara uwa kabiri mukaba mugeze kuri batatu n'uyu munuko wawe n'uw'umugabo wawe umva rubanda muri hangana uzi koza nayo yeze kumbwira ngo mu cyumba cyacu wagira ngo haburemo amafaranga ntabe akatavuze umwe ariko kuri none se koko umwana ntiyavuze ukuri umva reka mbibwize ukuri ari njyewe n'umwe sinzi ko twari kumubwira kuko twari kujya tugira icyo tugiye gukora ntabangamiye ibyo niba rya byose ariko nawe urakabya cyane rwose marigo harya ngo ubwo ubusirimu wihaye icyakubwira ukuntu gasake yahise agakubita ariko se nk'ubwo koko yamujijije iki urumva uriya mwana mutaramuhoye ubusa ibyo yaravuze ni ukuri rwose kuko nk'ubu uyu muntu ufite nanjye sinzi ukuntu uzagushira ariko marigo wamenya ibyawe nanjye wamenya ibyanjye aha ibyanjye ndabizi ariko kandi umva nk'ubwinshi kumbona se kandi uhinduye isura ntayihindura se nk'ubu nibajije umwanya wose ntaye ahangaha nta kintu nari kuba nkoze kuko wimuhira ariko nibura wanatembereye nenda se ntembere iki urabona uriya mugabo wawe gasake atasuzuguye kuko dasi ese ubundi nkuzi umugabo nk'uriya mwarasezeranye naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi
yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire.